Lionel Messi na Cristiano Ronaldo ni bamwe mu bakinnyi bakunda kugibwaho impaka cyane, hibazwa umuhanga urusha undi cyangwa se uwaba uwa mbere hagati yabo bombi mu bijyanye n'umupira w'amaguru cyangwa se mu guconga ruhago. Nyamara izo mpaka zabaye ngo impaka za ngo turwane, kuko uyu munsi nta n'umwe uremeza koko niba Cristiano Ronaldo ari uwa mbere cyangwa se Lionel Messi ari we wa mbere. Niyo mpamvu aka kanya nagira ngo uze utere agatebe utega amatwi, turebere hamwe ibikorwa by'aba bagabo bombi, turebe imikinire yabo, turebe imitsindire yabo, turebe ubuhanga bwabo n'impano yabo bombi, turebe n'ubwenge bwabo mu bijyanye n'umupira w'amaguru. Tugiye kurebera hamwe ibintu 8 buri umwe agiye arusha undi hagati ya Lionel Messi ndetse na Cristiano Ronaldo. Muri ibyo bintu 8, icyambere tugiye kurebera hamwe impano karemano kuri buri umwe. Turahera kuri Lionel Messi. Lionel Messi azwiho kugenzura umupira bidasanzwe, gucenga ku rwego rudasanzwe, gutanga imipira ivamo ibitego, icyo twita assist, byinshi kurema cyangwa se kurema amahirwe aho asa naho adashoboka, gukina nk'umukinnyi uhuza hagati n'imbere. Abasesenguzi benshi bavuga ko Messi afite impano karemano idasanzwe kurusha abandi benshi babayeho. Naho ku byerekeye cyangwa se ku buhanga bwerekeye Cristiano ku mpano karemano, yatangiye akina acenga cyane, yaje guhinduka rutahizamu ukomeye cyane, umuvuduko udasanzwe, gusimbuka cyane n'umutwe cyangwa se gukunda gutsindisha umutwe, imbaraga z'umubiri n'imyitozo byamugize umukinnyi udasanzwe. Cristiano akunze gufatwa nk'urugero rw'uko gukora cyane bishobora kugeza ku rwego rwo hejuru cyane, mu gihe ubishyizeho ukorana umwete cyangwa se ukorana umurava mu byo ukora ushyizeho umutima wawe wose. Icya kabiri tugiye kurebera hamwe mu bijyanye no gutsinda ibitego. Cristiano Ronaldo ni umwe mu batsinze ibitego byinshi kurusha abandi mu mateka y'umupira. Yatsinze ibitego byinshi n'umutwe, yatsinze ibitego byinshi kuri penalty na free kick. Yabikoze mu marushanwa atandukanye no mu bihugu bitandukanye. Naho Messi nawe ari mu batsinze ibitego byinshi mu mateka. Ibitego byinshi abitsinda ari mu mukino usanzwe, aho kwishingikiriza kuri penalty. Atsinda ibitego byinshi anyuze mu gucenga no kurema amahirwe. Uwatsinze muri iki gice Cristiano Ronaldo ku mubare w'ibitego niwe uri hejuru. Icya gatatu, gutanga assist. Mu bijyanye no gutanga assist, Messi ari mu bakinnyi batanze assist nyinshi mu mateka. Akora nk'umukinnyi utegura umukino kandi akanawutsindamo, mu gihe Ronaldo atanga assist ariko si ku rwego rwa Messi. Ntabwo uko abikora ndetse n'uburyo abikoramo bitandukanye na Messi. Ku bijyanye no gutanga ama assist, Messi niwe wagiye atanga ama assist menshi kandi akavukamo ibitego. Ikindi cya kane aba bagabo basa naho bagiye batandukaniyeho cyangwa se bagiye barushanirwaho ni ugucenga. Messi yarenze ba myugariro benshi kurusha abandi, yatsinze ibitego byinshi nyuma yo gucenga abakinnyi benshi. Naho Cristiano yari umuhanga cyane mu myaka ye ya mbere, ariko nyuma yibanda cyane ku gutsinda ibitego. Mu bijyanye no gucenga cyane, biragaragara ko Messi ari watsinze ibitego byinshi anyuze muri ubwo buryo bwo gucenga cyane, akabasha gutambuka ba myugariro. Ku bijyanye n'imbaraga z'umubiri, aricyo cya gatanu, Cristiano gusimbuka bidasanzwe, kwihuta, imbaraga, kumara imyaka myinshi ari ku rwego rwo hejuru, mu gihe Messi arusha benshi uburinganire n'ubwenge mu kibuga. Iyo tuvuga uburinganire kuri Messi, ni ingano ye cyangwa se ubugufi bwe butuma abasha kunyura muri defense cyangwa se kunyura mu bakinnyi, ku buryo umuvuduko afite iyo agiye gucenga bitajya bimusaba kuwugabanya. Ariko ntabwo arusha Ronaldo ku mbaraga z'umubiri. Ku bijyanye no gutsindisha imbaraga bigendeye ku mbaraga z'umubiri, Cristiano akaza ku mwanya wa mbere cyangwa se agahiga Messi. Icya gatandatu ni ibikombe.
Messi igikombe cy'isi yaragitwaye cyangwa se World Cup, yamaze kuyitwara, atwara Copa America cyangwa se igikombe cya Amerika, yanatwaye UEFA Champions League nyinshi, atwara na shampiyona nyinshi, mu gihe Ronaldo yatwaye UEFA Champions League nyinshi na Europe na za Euro na AUA National League na shampiyona mu bihugu byinshi. Messi afite kimwe mu bikombe bikomeye cyane, igikombe cy'isi, mu gihe Cristiano we nta gikombe cy'isi afite. Icya karindwi, Ballon d'Or. Ballon d'Or Messi afite 8, mu gihe Cristiano Ronaldo we afite Ballon d'Or 5. Uwatsinze Messi niwe ufite Ballon d'Or nyinshi. Icya 8 ari nacyo cya nyuma turebera kuri aba bakinnyi, kwigaragaza mu makipe atandukanye. Cristiano yarabikoze muri Portugal, Ubwongereza, Espagne, Ubutaliyane ndetse na Saudi Arabia, yitwaye neza mu marushanwa menshi atandukanye. Messi yamaze imyaka myinshi muri FC Barcelona, nyuma atsindira na Paris Saint-Germain cyangwa se PSG ndetse na Inter Miami. Watsinze muri iki gice, Cristiano niwe wakinnye mu makipe menshi cyangwa se mu bihugu byinshi. Tugiye kwijanisha rusange, turebye impano karemano kuri Messi afite 99%, mu gihe Ronaldo afite 95%. Gutsinda ibitego byinshi, Messi afite 98%, ariko Ronaldo afite 100%. Assist, Messi afite 100%, mu gihe Messi afite 90%. Gucenga, Messi afite 100%, mu gihe Cristiano afite 91%. Imbaraga z'umubiri, Messi afite 92%, mu gihe Cristiano afite 100%. Ibikombe, Messi afite 100%, mu gihe Cristiano afite 95%. Ballon d'Or, Messi afite 100%, mu gihe Cristiano afite 92%. Guhindura amakipe no kwitwara neza, Messi afite 95%, mu gihe Cristiano abifitemo 100% mu bijyanye n'imyitwarire y'amakipe ndetse no kwitwara neza mu makipe yose yagiye akinamo. Impuzandengo yacu hano iragaragaza ko Lionel Messi hafi ya 98% mu kuba ari hejuru ya Cristiano, mu gihe Cristiano Ronaldo we afite hafi ya 95%. Umwanzuro: niba harebwa impano karemano, guhanga umukino, gucenga, assist n'ibikombe bikomeye, benshi mu basesenguzi baha umwanya wa mbere Lionel Messi. Kwitanga, imbaraga z'umubiri, gutsinda ibitego byinshi no kwigaragaza mu marushanwa n'amakipe atandukanye, Cristiano Ronaldo niwe rugero rudasanzwe. Niyo mpamvu mu biganiro byinshi by'umupira w'amaguru, Messi akunze gushyirwa ku mwanya wa mbere mu mateka, kubera uruvange rw'impano, umusaruro n'ibikombe yegukanye, cyane cyane nyuma yo gutwara igikombe cy'isi cya 2022. Gusa iyo tugendeye ku buhanga karemano cyangwa se ku mpano karemano, Messi ni umukinnyi ufite impano idasanzwe yo kugenzura umupira. Iyo afite umupira awufata wegereye ibirenge, ku buryo bigora cyane ba myugariro kuwumutwara, kubera ko umubiri we ufite igihagararo gito hasi, cyangwa se icyo twita low center of gravity. Ashobora guhindura icyerekezo mu kanya gato atagabanyije umuvuduko. Ikintu kijya kiranga umukino we: gucenga ku rwego rwo hejuru, gutanga imipira ivamo ibitego assist, kurema amahirwe yo gutsinda, gutera free kick neza, gutsinda ibitego ari hanze y'urubuga rw'amahina cyangwa akoresheje gucenga. Messi ashobora gukina nka rutahizamu, ukinira inyuma ya rutahizamu, umunyezamu wo ku ruhande rw'iburyo winjira hagati, cyangwa akaba yabasha no gukina force winger, cyangwa se akaba yakina no ku icyenda bigakunda. Ni umukinnyi utuma ikipe yose ikina neza, atari ugutsinda ibitego gusa. Naho imikinire ya Cristiano Ronaldo yatangiye ari umukinnyi ucenga cyane ku ruhande, ariko uko imyaka yagiye ishira yihindura rutahizamu ukomeye cyane. Ibiranga umukino we: umuvuduko mwinshi, imbaraga z'umubiri, gusimbuka cyane atsinda n'umutwe, kurangiza amahirwe
cyangwa se icyo twita finishing ku rwego rwo hejuru, gutsinda ibitego akoresheje ibice bitandukanye by'umubiri we. Cristiano ni umwe mu bakinnyi bafite ibitego byinshi n'umutwe. Ubushobozi bwo gutsinda n'amaguru yombi nabwo arabufite, ni impano iri muri we. Ubushobozi bwo gutsinda ibitego mu marushanwa akomeye.